bro ibaze ukuntu uri gupanga kuza hano i Kigali bro ukinutse inkweto ucyambara isogisi rimwe wallahi ndebera ino Kigali ushaka kwiterereza bro, ndebera ino Kigali ushaka kuzamo, ndebera iwabo w'amamodoka bro, ndebera buri wese aba yaparitse akantu i Kigali muyirekere ba Sharipide Baba mani bahembwa miliyoni 2 twe twagafashe twiberemo. Ubu urapanga kuza hano hantu ujya rimwe ku munsi cyangwa umwanya wa kabiri mu turere tumamo abajura benshi turahasanga akarere ka Nyarugenge. Iyi ngo ni Nyarugenge igomba kugendwa n'abayizi. Aha nta muvantara utarahababariye, abenshi uvuze Nyabugogo barahahamuka umutima ugashangarara. Niba uhagenze inshuro zirenze imwe ukaba nta kintu wari waburira muri iyi gare ya Nyabugogo, ifate mu gatuza wikomange cyane kuko umutima ukomeye n'ubwenge ufite byatuma uyobora Uburusiya. Ngo hari uwahaguze Bibiliya aho gusanga yanditsemo ko Yesu yavukiye i Betelehemu nk'ibisanzwe, asanga handitsemo ko Yesu umwami wa Dawudi yavukiye mu Biryogo neza neza hafi yo kwa mama Ange. Sinakwirirwa mvuga byinshi, niba warahaguze ji yo kunywa urabizi. Ibitangaza wahabonye wagiye ubibarira uwo ubonye wese. Ndagira ngo nkumenyeshe ko rero ibyo wabonye byose byari byoroshye, wabimenya neza uhaguze sharijeri, ekuteri, telefone n'ibindi. Ahangaha birakwihinduka ukagira ngo uri gukina komedi. Ahangaha neza neza ushobora kujya uri kumwe n'umujura wizeye nawe bikarangira bamukwibye. Aha kubayo bisaba ubwenge bugeretse ku bundi. Ahangaha bahita Nyabugogo.